Yes, reka nizere rero ko mukomeje kumererwa neza cyane inshuti bakunzi ba Isegonda TV aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Reka mbifurize kunogerwa na gahunda z'ibiganiro byacu bibageraho umunsi ku munsi. Wowe utarawakora subscribe ugerageze uyikore, ukore like, share ndetse na comment, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane muri rusange. Ubu ngubu rero wakwibaza uti nzanye iki? Nzanye amakuru ashyushye, nzanye amakuru atariho ivumbi. Cya cyiciro cya gatatu benshi twari dutegereje amatsiko menshi, fadi division cyangwa se icyiciro cya gatatu mu bagabo. Kuri ubu ngubu rero Ferwafa yamaze kuba ishyira hanze igihe izakinirwa. Ubu ngubu rero icyiciro cya gatatu kikaba kizatangira tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu, ni muri weekend itaha. Ubwo rero Ferwafa nyuma y'uko rero kuri uyu munsi biriwe mu nama muri rusange bari gukora ingengabihe. Ubu ngubu rero bamaze kuba amakipe agomba kuzakina ari muri zone cyangwa se mu bice bigera muri 5. Hari zone y'umujyi wa Kigali, hakaza zone y'uburasirazuba, hakaza zone y'amajyepfo ndetse hakaza zone y'uburengerazuba, ndetse tutibagiwe na zone y'amajyaruguru muri rusange. Ubu ngubu rero uretse ikipe nka University of Rwanda, Huye Campus, Akagera ndetse na Miroplast, Kamonyi Football Academy, izi ngizi zizakina muri round izakurikiraho. Ubu ngubu zo ntabwo zizaba zikina. Ngiyo nguko rero bigenda bivugwa muri amasaha mu Rwanda. Icyiciro cyanyu cya gatatu mwahoraga mwibaza muri benshi. Wowe komeza ukore like, share ndetse na comment, utibagirwa gukora subscribe. Ni ku Isegonda TV. We love you.